Yesu ashimwe bakunzi ba New Soul Church TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwe mwese aho muherereye hose, mukomeze kugubwa neza cyane. Mwamfura mwe ubundi muraho, mukomeze kumera neza cyane, turabakunda kandi buri munsi duhora tubifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro kiryoshye cyane, dore ko dufite abashyitsi batandukanye kuri New Soul Church TV. Kuri mikoro ndi Yohana w'Imana. Mwe mumeze neza, amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe kandi Uwiteka bishimiye. Mbibutsa mwe mutarakanda subscribe, nicyo gihe cyo kubikora, inkunga yanyu ibikenewe cyane. Dusuhuje buri umwe wese aherereye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Hari abari hanze, hari abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abari i Burayi, hari abari muri Aziya, hari abari mu bihugu by'abaturanyi i Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania. Mwese turabibona ko mudukurikira cyane aho muherereye hose, mukomeze kugubwa neza cyane. Turi kumwe rero n'abashyitsi, reka duhere ibumoso bwanjye. Watangira wibwira abakurikiye New Soul Church TV. Amazina yanjye nitwa Muhizi Jean Marie, ndi umukozi w'Imana uvuga ubutumwa bwiza. Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe cyane, turamwakiriye cyane kandi imigisha biva ku Mana bibane nawe mukozi w'Imana. Mukozi w'Imana ni iki kigutandukanya n'abandi bakozi b'Imana muri iyi minsi ya none? Dore ko abantu benshi muri iyi minsi ya none basigaye biyitirira Imana. Wowe ni iki kidasanzwe kiri muri wowe kigutandukanya n'abo bakozi b'Imana b'ibinyoma? Ikidasanzwe biragoye kuba wakwemeza umuntu muri iki gihe, cyane ko abantu bafite ihahamuka, abantu bafite ihungabana, abantu bafite ibikomere, abantu bafite gushidikanya cyane ku bantu bafite kwitirirwa izina ry'Imana. Ariko kimwe mu bimenyetso kigaragaza ko tukiri mu bihe byiza, tukiri mu busabane n'Imana, nakubwira nuko ntari umwesikoro cyangwa se umutubuzi, umutekamutwe. Ni kimwe mu bintu ntemera, ntashyigikiye. Ndetse urabizi inkubiri ziriho muri iki gihe cya none, inkubiri zijyanye no kuba insengero zarafunzwe, vugabutumwa rikazamo ikibazo, ndetse n'umurimo w'Imana. Ariko nanjye hari uruhande rumwe numva nemeranya na leta kubw'impamvu zitandukanye z'ubutekamutwe n'amabandi yihishe muri uyu murimo. Rwose hari ibintu nemera kuri leta, nemera ko ibyo yakoze ari byo, ariko hakaba n'ibindi nta kwemera, kuko hariho abantu babigendeyemo. Imana igushyigikire cyane rero mukozi w'Imana. Utubwije ukuri cyane ati muri uru rugendo harimo amabandi menshi cyane. Reka tunyarukire iburyo bwanjye, wakwibwira abakurikiye New Soul Church TV, Bwana Apostle. Murakoze cyane, data akomeze kubaha umugisha. Nk'uko abivuze, nitwa Apostle Munyentwari Atanazi cyangwa se Musirikare. Yego. Nibyo ntacyo bintwaye, gusa sibyo nirata Kristo uri muri twebwe. By'ibi bihe rero icyo njye nabivugaho, ibi bihe ntabwo byoroshye, ariko nubwo bitoroshye, kimwe muri icyo gihe nisanga warahamagawe n'Imana n'ubundi nyakuri, ugahamagarwa n'Imana, ntabwo umuntu yakubuza gusenga. Ntabwo umuntu yakubuza gusenga ngo bishoboke, ntabwo byakwemera, kuko ibi bisa nkaho twari ideni ry'Imana. Iyo uramutse rero utari kwishyura ideni rya banki, nkeka ko nta mahoro ujya ugira. Sinzi rero ko waryama utari kwishyura gusenga, cyangwa se utari gukora icyo wavuganye n'Imana, wumva uratuje. Rero ubwo ngewe abatuje babiturijemo, biyorosha iki gikoti cyo kuvuga ngo baradufungiye, ngo byaranze, ngo ntabwo tuzongera gusenga. Ntabwo ndi kugendana nabyo, ntabwo mbyumva neza. Nibyo leta yafunze aho twasengeraga hagaragara, ariko hari ubundi buryo tugomba gusengamo butabagaragarira kandi bugaragarira Imana yacu. Ubundi ntabwo dusenga ngo leta itubone, ahubwo dusenga kugira ngo Imana yacu itubone. Rero numvaga ari icyo nabivugaho. Imana iguha umugisha cyane, Bwana Apostle Munyentwari Atanazi. Ese Bwana Apostle, ni iki kigutera umwete n'umurava mu rugendo rw'agakiza? Dore ko hirya no hino hamwe insengero barazifunze, hari abatangiye gucika intege mu mutima.
se wowe ni iki kigutera umwete n'umurava muri urugendo rw'agakiza bituma Apostle adahindagurika ngo ahindurwe n'ibihe? Kudahindurwa n'ibihe birumvikana. Nkeka ko niyo umuntu ari kurahira mu nzego zisanzwe za leta aravuga ngo ni ntatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Yego. Nanjye nda Apostle. Yego. Narabisengeweho byimikirwaho n'amavuta. Yego. Umunsi wanjye urahari. Yego. Narabirahiriye mbirahirira ko ntazasubira inyuma. Mbirahirira ko ntazatesuka. Yego. Uyu murimo ngendera cyane mu ndirimbo ya 49 ivuga ngo niyambuye uyu mubiri upfa nambaye kudapfa iteka ryose. Ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Rero nyambaye uyu mubiri ntabwo wankura ibihe byo gusenga. Kiri unyambuye ukawukuraho ukamamba. Nibwo ibihe byanjye byo gusenga nabivamo. Numvaga ari icyo nagenderaho ariko nabandi bose nabagira inama yo guhamya. Ibi bihe byabayeho nta gishya kibaye, nta nubwo ari ibindi bivumbuwe, ahubwo ni ibihe biha bigarutse kugira ngo Imana ibone abayo ikoresheje akayunguruzo kayo, hanyuma ako kayunguruzo kagafatwa n'amaboko ariyo leta. Yego. Urakoze cyane Bwana Apostle ku nama nziza utanze muri iyi minsi ya none igoye kandi uruhije benshi cyane abantu babuze uguhamya mu mitima yabo. Reka tunyarukire ku ntama yacu rero bakunzi ba New Soul Church TV, turabizi ko mutakuraho urushinge rwanyu kuri channel yacu ya New Soul Church TV. Mwibutse utarakanda subscribe nicyo gihe cyo kubikora, mwibanga rikomeye cyane ukabuteye inkunga ibiganiro byose bya New Soul Church TV. Uyu munsi rero twaje kuganira ijambo ry'Imana ariko ni ikiganiro gifite intego igira iti va mu myobo uvuge, va mu myobo uvuge. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 7, turasoma umurongo waho wa mbere twumve icyo Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ry'Imana. Inshuti zanjye muri iyi minsi abantu benshi bari kwanga ijambo ry'Imana ariko nyamara ntago bazi ko ijambo ry'Imana niryo buhanuzi butavangiye. Dusome igitabo cya 2 cy'Abami ibice byaho 7 umurongo waho wa mbere haravuga ati Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri 1 kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeri 1. Bwana Apostle, iri jambo raryumvise? Ndaryumvise. Rivuze ngo Elisa ngira ngo ni umukozi w'Imana, ngira ngo abantu benshi baramuzi hirya no hino, cyane cyane ku bantu bagenda mbiga iyobokamana buri munsi. Yari umuhanuzi tutatinya kuvuga ko atandukanye n'abahanuzi b'iki gihe tugenda twumva. Nibyo nyakubahwa Apostle? Nibyo rwose. Yego. Yari umuhanuzi w'Imana, yari umugabo wubahaga Imana, ariko ibi ngibi mbona bituruka ku kuntu umuntu yahamagawe. Yego. Bituruka ku kuntu umuntu yahamagawe, uko watangiye kwa kundi watangiye kera bwa mbere gitangira. Nicyo kigukurikirana kugeza unasoje. Uyu mugabo yatangiye neza rero, kuko rimwe yari ariho ahinga umurimo murima ahingisha ibimasa, Eliya amunyuraho yigendera. Eliya mu kumurabukwa amuterera umwitero. Yego. Mu murima. Elisa akimara kubona ko umwitero uterewe, ahita akeboka reba umutereye umwitero. Akunda imico ye, akunda imyitwarire ye, akunda karakteri ziwe, akunda buri kimwe kimurimo. Ahita amubwira ati wanyemerera nkajya gusezera ababyeyi banjye nkaza tukajyana. Ariko sinakubujije genda. Yego. We muguta hajya muri quartier yagiye yiruka Eliya aramutegereza. Akimara kumutegereza ngo yagarutse asanga agihari, ariko ngo yaragiye ajya mu rugo abaga bya bimase yahingishaga. Yego. Akimara kubibaga ngo abita bitekesha, bitekesha hari ibiti bajya bahambira mu mahembe y'inka kugira ngo zibashe guhinga iyo ziri kumwe ziringaniye. Ibyo biti nibyo yazitekesheje cyangwa se arazokesha, ahita zigaburira abaturage bo muri quartier iwabo. Bisobanura iki? Bisobanura ikintu gikomeye. Turi kuza tugakizwa tukaba muri ibi bintu, ariko ntitwemere kujya gukirizwa cyangwa se no kugira ngo bivugwe bimenyekane aho tuvuka, aho duturuka, ukaza ugakirizwa ahangaha nyamara iwanyu uri gice. Bishatse kuvuga ibyo biragukurikirana mpaka Elisa we rero yaravuze ngo ntabwo nshobora kujyana nawe wa mugabo we mwishushanyo, ariko nzi neza kiri iwacu nambuye abantu. Urugero rwa hafi Zakayo akimara guhura na Yesu, yageze mu rugo aravuga ngo uwo nambuye ndamukubira 4.
Elisa nawe nuko yabigenje bimubera urugero rwiza rwo gukizwa ruramukurikirana. Ari nayo mpamvu abantu b'iki gihe nabo nabagira inama yo gukizwa gutyo, bagakizwa muri quartier aho batuye, bagakizwa imbere aho tutabareba, ariko aho hose bakamenya ko Imana ihareba. Yego, urakoze cyane nyakubahwa Apostle. Reka tunyarukire ibumoso bwanjye naho twumve icyo umukozi w'Imana atubwira. Ahangaha umukozi w'Imana Elisa yabihanuye neza cyane, aravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ngo Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri imwe. Nyakubahwa umukozi w'Imana, ahangaha uyu mukozi w'Imana Elisa yabihanuye neza cyane, kandi buriya i Samariya koko hari ikibazo cy'inzara. Kugira ngo ajye kuvugira ijambo ngo shekeri izaba imwe, indengo y'ifu izabigura shekeri imwe, birumvikana ko hariho inzara iteye ubwoba. Iyo tuvuze shekeri imwe yenda tubigeranye n'ikiro kimwe, yenda kuba wumva wakumva ngo ikiro cy'umuceri kizagura ifaranga rimwe, urumva ku muntu w'umunyenzara w'iki ntabwo ari bubyumve neza. Nyakubahwa, iyi nzara yari imeze ite, uyumva ute ituma neza umukozi w'Imana yaravuze iri jambo benshi ntibabyumve, hakavamo akavuga ngo ibyo ngibyo ntabwo bizabaho. Tukivuga kuri Elisa, Elisa ni umwe mu bagabo bahamagawe barabatunze. Ntabwo ari umugabo wigeze ahamagarwa ari inzererezi. Ni umugabo wari ufite muri we ubutunzi. Hanyuma mbere y'uko akurikira Eliya akora ikintu gikomeye cyitwa gutakaza ibyo yari afite. Ari naho twabihuriza n'ibiri kuba muri iki gihe. Ntabwo abakozi b'Imana bemera gutakaza, ntabwo abitirirwa izina ry'Imana bari kwemera gutakaza. We yaratakaje asiga ibyo yari afite byose, hanyuma abona gukurikira Elisa, abona gukurikira Eliya. Hanyuma uyu muntu w'Imana Elisa ni umwe mu bagabo batangiye gukora ivugabutumwa ry'umwuka, ivugabutumwa rikomeye ry'ubuhanuzi budasanzwe. Ni umwe mu bagabo bagiye bahanura ibintu bikaba, twese turabizi. Hanyuma Elisa uyu ikintu cyiza yakoze ikintu cyitwa kwera imbuto zikwiriye abana b'Imana. Muri icyo gihe cyo kwera imbuto kwa Eliya, ahita akora ikintu kidasanzwe cyo kuvuga ubutumwa agashyira no mu bikorwa. Bituma rero yemerwa muri icyo gihe, bituma n'ubu tumuvugaho. Hanyuma ngo n'umwe mu bahanuzi bakundaga guhanurira igihugu cya Isiraheli, akavuga amateka y'ibizaba mu gihe kiri imbere ndetse n'ibyo bahagazemo, ndetse akavuga n'ibintu Imana igambiriye gukora. Aha rero aza kuvuga ku nzara yari yatatse igihugu cyose cya Isiraheli. Iyi nzara yari itumye abantu benshi batangira kwivovota mu mitima yabo. Avuga ku nzara, avuga ku makuba, akimara kubihanura avuze kuri iyi nzara biramenyekana mu gihugu. Biza kurangira habayeho bamwe batangira kuvuga ngo hari bidashoboka, ariko birashoboka ku Mana. Birashoboka ko Imana yakora ibintu bidasanzwe, birashoboka ko yahindura amateka. Elisa rero yakoze ikintu gikomeye, ababwira ko bishoboka. Inzara igiye gucika mu gihugu, amakuba n'ibyago bigiye kurangira. Akimara kubivugaho haboneka abahakana cyangwa se abatemera, abatizera ibyo Elisa avuze. Imana iguha umugisha umukozi w'Imana, uri mu mavuta rwose yagumemo. Imana ikomeze kukwambika imbaraga, Imana igume igushyigikire cyane. Dawidi we yabivuze neza cyane ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Uyu mukozi w'Imana rero nawe Elisa nk'uko umaze kubivuga yahanuye neza cyane, ariko nanone ahanura mu gihe kitoroshye. Buri inzara ni ikintu kibi gishobora gutuma abantu bava ahantu hamwe bajya kwihisha ahandi hantu. Buri inzara ishobora kuza bikamera nko muri cya gihe nyakubahwa Apostle, igihe Umufilisitiya witwa Goliyati yajyaga avuga abantu bakajya mu myobo bakihisha. Nyakubahwa Apostle, iri jambo rifite insanganyamatsiko igira ati va mu mwobo uvuge. Aho inzara ntabwo ishobora gutuma umuntu ava ahantu hamwe akajya kwihisha mu mwobo, akajya kwihisha ahantu bitewe n'urugamba yabonye. Tubwire, iyo tuvuze ngo va mu mwobo uvuge, wowe ubyumva ute? Iyo tuvuze ngo va mu mwobo uvuge, mbyumva nk'ibi by'iki gihe kuri aya matorero n'amadini bifunze. Nyamara mu gihe cyashize twajyaga tubona abantu bashagaye perezida bavuga ko ari abavuga rikijyana kandi ni abanyamadini. Twajyaga tubabona ba karidinari, ba aposo, ba bishopu, abashumba
ba masera abo bose ni abantu bavugaga rikijyana mu gihe cyashize dusenga bigenda neza nta ntambara zihari none ubu ngubu tugeze mu gihe cy'ifungwa ry'insengero ururimi bakoreshaga bavuga rikijyana cya gihe muri iki gihe rwagiye ninde wari wakuyemo ba karidinari muhaguruke muvuge ba aposto muhaguruke muvuge ba bishop muhaguruke muvuge munihira umurimo niba binanze kandi musenge mutaba nk'icyo gihe nyine abayisiraheli bose bifashe bakajya mu mwobo kubwo gutonoma kwa Goliyati bikarangira bose bariwe n'imyobo irabamira ariko igihe kimwe nahoze nabivuzemo na video twakoze ejo Dawidi yabaye aho ngaho ategereza imyaka myinshi Goliyati abivuga hejuru ariko Goliyati hari akantu kamwe atari yarashyizemo katatumaga Dawidi yumva imisinzi wowe ubwawe umuntu yagusuzugura ntacyo byatwara wowe ubwawe kugusuzugura n'ubundi urasuzuguritse nta muntu wubashywe icyo ari cyo cyose urasuzuguritse icyubahiro ni ikimana rero Goliyati yibeshye ku kantu katari ko kamuhitanye yaravuze ngo nimwitora nk'umuntu akaza tukarwana nkamutsinda akansinda bizarangira bibaye igisuzuguriro ku Bafilisitiya ariko ngo nimutsinda bizabe gitutsi kuri mwe arenzaho akantu kabaye kabi cyane ngo no ku Mana yanyu ako kantu ngo no ku Mana yanyu rero Dawidi akikumva yahise ababwira ati numvise intsinzi iri buturuke Haleluya amen intsinzi akimara kumva ari buturuke aravuga ati ndahagurutse ndagiye aragenda niko gutora amabuye atanu ayo mabuye atanu Yesu Kristo yararimo Haleluya amen haleluya amen amabuye Dawidi yatoraguye icyo gihe uyu munsi nta mabuye ahari amabuye arahari amabuye ntayahari amabuye arahari rwose amabuye ntayahari amaboko ntayahari ese umugozi umuhumetso ntawuhari Imana iri tayare guhagurutsa Dawidi akaza agakora ibyananiye ba karidinari akakora ibyananiye ba bishop ba apotre ikabimukoresha bose babireba wambwira kuntu ute ku insengero z'ibikomerezwa zose zifunzwe kuva hejuru iriya kugenda ukagera hasi zose bagafunga burundu bagiye kwisha mu myobo bahita bajya mu myobo hari ahandi se bajya ni mu myobo bibereye ntawe ukopfara ntawe uvuga ntawe muri hehe muhaguruke muze muvugire umurimo ese kuki mutakibwira ko n'umuyobozi cyangwa ubuyobozi bw'igihugu nabwo buri gushungura bukareba abasenga by'ukuri yego bukareba ko ababyishushanyamo niba waragiye ugatuza rero ko kibera iyo ngiyo n'ubundi nta byari bisanzwe bikurimo nta byari birimo ariko ikiza nakubwiraga iki nicyo cyari igihe cyo gusenga kuko tugeze nko muri iki gitabo cy'abami ba kabiri nanone dusomye mu bice 7 umurongo wa 3 ndetse no wa 4 twabona umwanzuro mwiza wafashwe n'ababembe yego haleluya aba babembe bafashe umwanzuro ukomeye bareba babona aho bari n'ubundi ku marembo inzara irahabikiye barebye gusubira inyuma iwabo mu murwa babona naho inzara ibamereye nabi inzara iri mu iki gihugu murayizi mwese bakoze b'Imana murayizi hari rurakinga batanu hari n'abari kwicwa nayo haleluya amen rero bo bigira inama baravuga ati ni iki gituma tuguma ahangaha igitugumisha ahangaha tukarinda aho twapfira ni igiki ni iki gitumye muguma mu myobo ko n'ubundi ari ugupfa no gupfa musohoke mu myobo musenge musohoke mu myobo muvuge niki gitumye tuguma ahangaha ko tugiye kuhagwa n'ubundi tugasanga tubihombeyemo ari ukujya inyuma turicwa n'inzara ari kuguma aha turicwa n'urupfu rusanzwe kugenda mu Bafilisitiya naho turicwa nabo ariko turabatwariye haleluya bafata umwanzuro baragenda n'ibibembe byabo badakandagira ngo bahamye nubwo iwabo bari barababembye ngo nta kintu bakwigezaho barabanena burundu ngo batazabanduza ibibembe muri iki gihe rero nabwo yewe icyo nshatse kubivugira nshatse kuvuga ko utu dusengero dutoya mwasuzuguraga aba bantu bato mwasuzuguraga batari bazwi aba badafite amazina aba badafite kariyeri abangaba batazwi mutigeze mumenya mutigeze mwicarana aho ngaho mu bavuga rikijyana aba ni b'Imana igiye gukoresha rero bagakiza igihugu cyacu bagakiza igihugu cy'ijuru igihugu cy'ijuru kiri gupfusha mu Rwanda dusa nkaho igihugu cy'ijuru nta ambasaderi gifite ntabwo wahaguruka ukaba ambasaderi w'igihugu cy'ijuru maze Imana ikavuga ati mwana wanjye ukoze ibyo nashakaga gukora ninde mu bashumba bose mu bakaridinari mu baki bose habuze nk'umuntu wahaguruka akaba ambasaderi w'Imana agakora ibyananiye abandi
niba mutabikoze rero ababembe barabikora, niba mutabikoze rero nta kizabuza abayuda gutabarwa. Haleluya, amen. bizarangira abayuda batabawe uko byagenda kose, uko byaba kose, ariko namwe mbagira inama muri mu myobo, iyo myobo izabagwira ntabwo muzabaho. Yego, umukozi w'Imana arakoze cyane, abitubwiye neza cyane, abivuye umuzi. Inshuti za New Soul Church TV aho muherereye hose, turabizi ko mudahwema kudukurikirana. Ijambo ry'Imana riba rikenewe muri iyi minsi. Abantu bihishe mu myobo nk'uko Apostle abivuze, ntabwo bacyamamaza ubutumwa bwiza, basigaye banga ijambo ry'Imana, mbese basigaye bakunda inkuru z'ibihuha gusa kuruta ijambo ry'Imana. Ariko wowe ucyumva ijambo ry'Imana, Imana iguhe umugisha. Hari benshi rero bihishe mu myobo, bamwe bavugaga ubutumwa biyitirira Imana nyamara itabatumye, abahanuzi b'ibinyoma, abigisha b'ibinyoma, nta kuntu batakwihisha. Nyakubahwa Apostle, dusubiye ibumoso bwanjye, ese iri jambo Apostle amaze kuvugaho ngo bihishe mu myobo, wowe uryumva ute? Uburyo njyumva nibyo koko, hari abantu bihishe mu myobo, abantu batakivuga Imana nk'uko bayitubwiraga. Yego, kuko bayivugaga akenshi ari ku munwa, akenshi ari ukwiyoberanya, akenshi ari inyungu zabo ku giti cyabo. Ariko turagira ngo tubwire abantu bakoreye Imana, bavugiye Imana, bave mu myobo, bave mu myobo, baze batubwire Imana, baze bongere bahagarare nk'uko bayivugaga, kuko bakuyemo amaturo nk'uko bivugwa, barariye, barambaye, Imana ntiyabasebeje. None nibave mu myobo, byibuze baze bavuge nabo ikiri ku mutima yabo, bagishyire ku karubanda. Abantu turabategereje, kuko dukeneye kubona byibuze impinduka. Twasubiye mu nzu y'Imana, twasubiye mu bihe byiza byo gusenga nk'uko twasengaga, kuko uratambuka ku cyumweru ukabona bamwe mu basengaga baratandukiriye, barimo baratangira kuyoboka kwinywera inzoga, abandi kubeshya, abandi ubusambanyi, abandi baraba n'abajura. Ariko turagira ngo ba bantu bahagarariye izina y'Imana baze bagaragaze icyo Imana ibashyize ku mutima, natwe tubibone, hanyuma natwe twishimire ko bazibye icyuho nk'abakozi b'Imana. Ntabwo kuba insengero zifunze byatuma muceceka. Turababona ababishop batandukanye batagira kugira icyo bavuga. muri hehe ngo mutubwire ikiri ku mitima yabo. Rero ndumva icyo nababwira ari uguhaguruka bagakorera Imana muri iki gihe, kuko nibwo tubakeneye. Bagira inyota nk'iyo bagiraga bajya mu rusengero bidagadura, noneho bagire n'inyota yo kujya ku mbuga. Uburyo bwo kubwiriza burahari, babwira abantu ijambo ry'ukuri kandi banahagarara Imana muri iki gihe. Imana ibaha umugisha, dukeneye ko bava mu myobo. Bwana Apostle, nk'umukozi w'Imana watubwiye ko ugira umwete, ukagira ishyaka ku murimo w'Imana, ni izihe ntego zawe ejo hazaza? Intego zanjye ejo hazaza rero, twese tuzi ijambo rivuga ngo tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Yego, nibyo, aho we yaravuze ngo dushaka gukora ibyiza, ibi bikadutanga imbere. Nubwo intego zanjye zakabaye ibyiza gusa, nkaguma mu maboko y'Imana, nkaguma mu bushake bw'Imana, nkaguma nkayoborwa nayo, kuruta uko nayoborwa n'umuntu. Petero we yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ariko ikiruta si uko twakumvira Imana kuruta uko twakumvira abantu. Ariko ikibazo gihari muri iyi minsi ni uko abantu bashaka ko tubumvira kuruta uko twakumvira Imana. Nyamara nawe ubwe yishyire ibi bintu bajye babifata, babisesengure nabo. Aramutse afite umukozi ahemba, ukora nko mu biro runaka, muri minisiteri runaka, ntamwumvire uko yamugenza, yumve ko ariko natwe Imana yatugenza tubaye tutayumve. Ariko bagashaka kugira ngo dusuzugure Imana, dukora ibyo abantu bashaka. Twabibonye neza mu gitabo cya Daniyeli ibice 3, aho bariya bahungu Seduraka, Meshaki na Abedenego babwiwe n'umwami ngo nibumva amabobo aravuze ngo makondera ngo ibiki byose ngo baze kubararira umwami, bamusenge bamuramye. Baramubwira ati twebwe ntidushobora kugusenga, ntitwanakuramya, ntabwo dushobora gukora iryo kosa, ntabwo dushobora kubikora. Bamaze kubyanga ngo azabiramo n'uburakari,
mu gihe abandi bubaraye nagira ngo mbabwire abantu b'Imana mu nyumva icyo gihe bubaraye nagira ngo mbatondorere abantu bari bubaraye ijambo rivuga ko bose bari bubaraye nta wari wasigaye ba poso barubaraye ba karidinale ba papa barubarara bose barubarara pepe ba mushumba bose abahanuzi barubarara baririmbye barubarara n'uyu minsi niko bimeze bose barubaraye hasigara Daniel hasigara Seduraka Meshaka na Abedenego igihe kimwe rero haleluya amen kuba barasigaye nagira ngo nkubwire ko basigaye nta tayito nimwe bafite nta titre bagiraga ni bari abahanuzi ni bari abavuga butumwa ni bari ba poso ni bari ba padiri nta na kimwe bari bahagarariye na kimwe kuri isi utazibwira ngo ko uri aposo ko uri bishop ko uri cardinal ko uri ibiki ibyo byonyine gusa iyo titre bizakanga Imana bituma ikurobanura ngo bazasigara bahagaze ntibimutangaze umunsi umwe ushobora kuzasigara ihagaritse umuntu mutigeze munakeka yego akaba ari ambasaderi w'Imana muri Rwanda rwacu byose birashoboka aho yageze aho ifata ababembe akaba ari bikoresha kandi bagakora umurimo ubeshaho abantu bazima ubu aka kanya yahagurutse umubembe agakoreshwa n'Imana ibintu bikomeye kandi bigatuma namwe muri iyo mu myobo muturumbuka yo kubw'uwo mubembe wakoze ibyo urugero rwa hafi Rahabu ajya gucumbikira abakozi b'Imana bayirisa na Kalebu bari bagiye gutata igihugu haleluya amen si ukuvuga ko Imana yagiye gukoresha maraya nta bantu barimo aho ngaho bashingiwe neza bambaye n'impeta haleluya ariko Imana ifata maraya utarakekwaga uriya muntu mwabonaga ko yaciriweho iteka uriya mwe mwaciriwe iteka mwabonye yararangiye uriya ku buryo mugeze no ku rusengero rwo mwahita murufunga nawe mukamufunga ubwe mukarubura nawe mukamubura hari insengero nyinshi bagezeho babura naho bashyira igipapuro keretse bagishyize ku munwa w'umuntu nibwo byari bugire wenda uko bimera rero bene abo ngabo batigeze banakeka banagezeho bakabona barasuzuguritse abo rwose Imana yabakoresha muri iki gihe ariko munabimenye ibi bintu mu gihe kizaza muzabibona n'amaso yanyu ntabwo umuntu Imana izakoresha kugira ngo izi nsengero zongere zifunguke umuntu Imana izakoresha kugira ngo ibintu byongere bijye mu buryo ntabwo azaba akomeye azaba ari umuntu woroheje usuzuguritse dushingiye ku bantu bose Imana yakoresheje muri Bibiliya twagiye dusoma ikindi nagira ngo mbabwire abayobozi b'isi bibwiriye nta muntu n'umwe wigeze urwanya Imana byaguye amahoro ntawe nta n'umwe nta muntu warwanije Imana byaguye amahoro niba mutajya munasoma Bibiliya muduhamagare tuzibasomere guhera ku itangiriro kugera mu byahishuwe mwumve neza iherezo ry'abantu barwanije Imana uko rimeze iherezo ry'abantu barwanije Imana si ryiza pe nta kiza kirimo Farawo nta wamurushaga imbaraga yarwanije Imana uko byagenze byaragaragaye Herode nta wamurushaga imbaraga yarwanije Imana uko byamugendekeye byaragaragaye Nebukadinezari nta wamurushaga imbaraga bayoboraga n'ibihugu byinshi nanganswa kakamwe yego ariko yarwanije Imana byarangiye agiye kwigira mu ishyamba myaka 7 uzi ko ushobora kuba umuyobozi w'ikirenga ariko hakaba hari amashuri utigeze wiga uzi ko bibaho kandi ayo mashuri y'Imana ishatse kujya kuyiga neza igukura mu bantu kuko abantu barakorogoya abantu bagutesha umutwe iyo uri kwiga uri kumwe n'abandi bakurangaza ariko irakujyana mu ishyamba aho ujya kwiga uri wenyine n'inyamaswa azikaziguhungisha ku buryo uzava usa nazo rero nta muntu warwanije Imana wigeze aba amahoro dushatse twakwisubiraho tukareka Imana igakora ibyayo igakora nk'Imana Imana ibaho umugisha urakoze cyane bwana Poso utanze inama utanze byinshi cyane nk'umuntu ufite ubunararibonye cyane cyane muri urugendo dore ko ari nawe muyobozi w'itorero New Soul Church ku isi nibyo koko ni ku isi nibyo ni ku isi yose urumva ko aho ntayobora ni mu ijoro yego urumva ko rero Imana yaguhaye amavuta ugomba kuyabyaza umusaruro nk'uko wabyivugiye mu ntego zawe nta kindi no kwamamaza ubutumwa bwiza bakunzi rero ba New Soul Church TV mutwemerere ikiganiro cyacu tugisubikira aha ariko ibiganiro bya New Soul Church TV nakagaruka nkwibutsa wowe mukozi w'Imana wo ukurikirana ibiganiro byose bya New Soul Church TV tugiye kujya tubaha ijambo ry'Imana tubaha ubutumwa bwiza ubuhamya ahubwo se wowe nta buhamya ufite twandikire muri comment aho hasi gatoya
aho usigemo nimero ya telefone utubwire ko ufite ubuhamya cyangwa ijambo ry'Imana Tuzamwihamagarira. tuzakwihamagarira. Yego. Aposo, watanga nimero ya telefone bakubonaho? Nimero yanjye ya telefone ni 07 8 5 6 4 6 5 7 2. Ndayisubiramo 07 8 5 6 4 6 5 7 2. Imana iguha umugisha cyane. Shalom shalom shalom. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, watwemereye tubana nawe muri iki kiganiro. Nyemerera tunasozanye nawe. Iki kiganiro kiragera ku isi yose, abantu bawe aho bari bahunze, aho abantu bawe bari bakutse umutima, aho abantu bawe bayerekeye hose barakutse umutima kubw'insengero zafunzwe, kubw'igikuba cyacitse mu Rwanda insengero zikavaho, ibi bintu nta hantu biraba. Nyemerera wowe ubwawe Mana ari wowe wikorera, kandi iri jambo rihumuriza abantu bawe, ribamare mu mutima w'ubwoba, ribavane mu munyo bavuge, bakorera Imana, kuko kwa Satani naho abariyo barabira icyuya. Nyemerera uyu mwanya dusaba umugisha ku bantu bose bari baduteze amatwi, bari kumva iki kiganiro, kugira ngo aho bakuye ubutunzi bwabo nukuri ubasubirizeho. Ubwo tuzongera guhura turi mu bindi biganiro, tuzagushima turi bazima, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.